Mwaramutse bene data, Kristo Yesu nashimwe. Ni mwene so umuvugabutumwa Ernest ugusuhuza. Iki ni ikiganiro umutsima wa buri munsi, tuganira ku ijambo ry'Imana, tukiragiza Uwiteka, tukamuragiza intambwe zacu, imigendere yacu n'imitekerereze yacu, akaba ari we umenya ibyacu. Ukabyuka wiragiza Imana mu ijambo ryawe mu minota mike, ugasengeramo, ugategeka, kubera ko mu gusenga no gusoma ijambo ry'Imana mu biganiro bibanza nakuganirije nkubwira ko ariho hari ubutegetsi. Niho dukura imbaraga, mu masengesho niho dukura intsinzi. Ushaka ko Satani aguhunga, soma ijambo ry'Imana usenge. Ushaka gutegeka ibintu bigahinduka, injira mu butware, kuko ijambo ry'Imana rirakomeye. Ijambo ry'Imana se umwami wacu Yesu Kristo, ijambo Yesu yavuze ni ryo ryaremye. Mbere na mbere hariho jambo, ahorana n'Imana, hari umwuka wera wagendagendaga hejuru y'isi, ngo bakora inama bararema. Bamaze kurema natwe baravuga ngo kandi tureme n'umuntu ase natwe. Ijambo gusa Imana yivuze, nkunda indirimbo ivuga ngo Imana yivuze ngo baho ubaho, ngo ijambo ryayo rirarema. Ngiyi impamvu ngira ngo nkubwire muri iki gitondo ugomba gukunda ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana harimo inyuguti enye, R-E-M-I, bisobanura rema mu Kinyarwanda, R-E-M-A. Iyi rema rero iba mu ijambo ry'Imana ihindura ibintu. Niyo mpamvu ugomba kwiga ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ugomba kurya umutsima wa buri munsi, nicyo Imana yawuzaniye. Imana irema amagufa akabaho y'umwana mu nda ya nyina. Imana irema bizinesi yari yarasinziriye ikabaho ikazuka. Imana irema kwiga umuntu akiga. Imana irema ubuzima ahantu hari urupfu. Imana irakomeye. Nguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana turi kuganiraho. Twaganiriye ejo, ariko umwuka wera aza kunsobanurira ko tutasoje iyi topic yitwa guhungira ku Uwiteka. Ejo rero twaganiriye guhungira ku Uwiteka A. Uyu munsi tugiye kuganira ku guhungira ku Uwiteka B. Nakuganirije ukuntu Salomo yanditse ibitabo 3, ndetse nkuganiriza na Zaburi 118 ivuga ngo guhungira ku Uwiteka, imirongo yayo y'8 n'9. Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abantu. Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Imana iguha umugisha kubwo gukunda iki kiganiro ukagisangiza abandi. Imana iguha umugisha kubwo kumva umutsima wa buri munsi. Iyo umuntu yiziritse ku ijambo ry'Imana akuramwo gukomera. Iyo umuntu yiziritse ku ijambo ry'Imana akuramo sentire, ikomeza umugongo, igakomeza inda, ukuramo inkota yo gutemesha ingabo za Satani iburyo n'ibumoso. Twarabiganiriye mu biganiro byabanje. Umuntu rero wikomeje ku Mana agahitamo kuyizirikaho, akabyuka yumva ijambo ry'Imana, yirirwa mu mwuka abandi batakwirirwamo. Hari mwene data umwe wanganirije arambwira ati mwarakoze kuduha ikiganiro umutsima wa buri munsi. Ntabwo ndi buvuge izina rye. Ati hari ibindi bintu nabyukiragamo muri telefone mu gitondo bikanshyira mu mwuka mubi nkirirwa nabi. Ariko mwene data jya ubika amamega, wumve iki kiganiro. Ijambo ry'Imana ni ryiza, rirakomeza. Muri A rero twari twaganiriye, tuganira ku ibi bitabo 3. Tugaruka cyane ku gitabo cy'indirimbo ya Salomo, tuvuga ku buzima bwa Salomo muri rusange. Ariko burya ijambo ry'Imana ryose ryandikiwe kudukebura no kudutunganya, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse rwose, afite ibimukwiriye, akora imirimo myiza. Kiriya gitabo rero cy'indirimbo za Salomo kivugamo urukundo ruhebuje. Hakavuga ukunda n'ukundwa. Ukunda ari we mukwe, buriya nagereranya n'umukwe wacu ari we Kristo. Ukundwa nawe umukunzi wakunze umukwe, akabitorera ryo rigereranywa n'umugeni.
Umuntu rero usenga Imana agomba kuyikunda, umuntu ushaka Imana agomba gukunda iby'ijuru, ugakunda ijambo ry'Imana, ugakunda ibihe byo kuba imbere y'Imana, ugakunda kwishingikiriza ku Uwiteka. Twabonye ko rero kwiringira abakomeye birashira, kwiringira manda zawe birashira, kwiringira amafaranga birashira, ariko gucumbika mu Mana, mu biganiro byabanje nakuganirije ukuntu Yozefu yacumbitse mu Mana yitwa gukiranuka, aturamo, yemera guhunga ubusambanyi bwa nyirabuja muka Potifari wamusezeranyaga amaposho, kumufata neza, kumutetesha. Ahungira muri gereza, aravuga ati ndahungira muri gereza, gukiranirwa kwaje ku kazi, reka mpunge, gukiranirwa kuri mu kazi mpungire muri gereza. Ahitamo gufungwa. Burya inzira wabona zaba mbi, aho kugira ngo ube umwami w'ibyaha, uyobore ibyaha, ukiranirwe mu byaha, ubyimike biture iwawe, wahungira naho watekereza ko haba habi, kuko Uwiteka Imana hashyira ubuhungiro. Saduraka, Meshake na Abedenego bahisemo guhungira mu muriro, bahunga agasuzuguro, umwami n'igihugu cye bari gusuzugura Uwiteka bahungiye mu muriro. Imana iravuga iti ndajya guturamo. Ntabwo Imana ijya yemera ko umuntu w'intungane atakara, ntizamuta. Na Yozefu nawe niko byagenze. Imana yagiye gutura muri gereza, ihahindura icyumba cy'amasengesho. Pawulo na Sila baboshywe, bakubiswe ingingo zose badahagarara, ariko umunwa ari muzima barasenze ngo iminyururu iradohoka baba bazima. N'umurinzi arinda akizwa. Ndagira ngo nkubwire ko ahantu ho kwihisha muri iki kiganiro turi kuganira cyo guhungira ku Uwiteka nta handi. Isi yo yuzuye amatangazo mabi, yuzuye abantu bapfuye, agisida, yuzuye ingorane, ibyorezo. Iyo ni isi, ariko mu ijuru niho hari amakuru y'ubuzima. Iyo ushaka kumva amakuru meza y'ubuzima, ucana kuri televiziyo yitwa Igihugu cy'Ijuru kiri kuvuga iki. Uzabyumvira mu mutsima buri munsi, uzabyumvira kujya guterana, uzabyumvira gufata umwanya ugasenga. Uyu munsi rero ntagutindiye ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana n'ubundi ryitwa guhungira ku Uwiteka B. Icyigisho cyitwa guhungira ku Uwiteka B. Ejo twaganiriye guhungira ku Uwiteka, uhanga amaso ku Mana, uyakura ku bantu ndetse uyakura ku bakomeye. Usoma ijambo ry'Imana ibitabo bitatu ukabihuza. Igitabo cy'imigani kikakwigisha ubwenge no kumenya uko witwara ku isi ndetse n'uko witwara mu bihe bikomeye. Harimo imigani, harimo amagambo y'ubwenge. Igitabo cy'indirimbo ya Salomo kikakwigisha urukundo ugomba gukunda Imana mu gihe ugeze aho nawe uri kubona izuba riva, uri kumva ukunzwe, nawe uri kubona ukora, uri kubona ugize imyaka yo gukomera. Umubwiriza akakwigisha ko ugomba gutungana kuva mu bwana kugera mu busaza, kuko iminsi mibi iza nyuma yo gusaza na nyuma yo gupfa. Umuntu akabura aho acumbika kandi yari afite umwanya wo gukorera Imana, akiyubakira inzu mu ijuru. Ni karibu rero, fata Bibiliya yawe dusome ijambo ry'Imana muri Samweli wa mbere, ibice 19, umurongo umwe gusa wa 24. Igitabo cya mbere cya Samweli, ibice 19, umurongo wa 24. Ahageze yiyambura imyambaro ye, ahanurira imbere ya Samweli arambaraye hasi yambaye ubusa. Yiriza umunsi akesha ijoro, nicyo cyatumye bavuga bati mbega Sawuli nawe ari mu bahanuzi. Turasubiramo. Ahageze yiyambura imyambaro ye, ahanurira imbere ya Samweli arambaraye hasi yambaye ubusa. Yiriza umunsi akesha ijoro, nicyo cyatumye bavuga bati mbega Sawuli nawe ari mu bahanuzi. Bibiliya iravuga iki muri iki gitabo? Igice cyose cya 19 ugisomye, Bibiliya ikubwira ko Sawuli yabereye igihugu ubwami bwa Isiraheli w'umumaro. Murambabarira, Dawidi yabereye ubwami bwa Isiraheli w'umumaro, abicira Goliyati yari yarabahejeje mu myobo, abarwanyiriza Abafilisitiya. Ahangaha ngo Dawidi yari arwanyije Abafilisitiya benshi, abantu barishima mu gihugu bagira amahoro. Ariko Sawuli ntibyamunezeza, ahubwo umwuka mubi ahanga kuri Sawuli,
kugeza ubwo yamuhushije icumu Dawidi ari kumucurangira amuririmbira. Dawidi ararikwepa arifata mu rusika. Anatashye Sawuli akomeza kumukurikirana niwe mu rugo, umugore we amucisha mu idirishya. Ndagira ngo nkubwire ko nk'uko nabikubwiye ejo, ngukura amaso ku bantu no ku bakomeye no ku bintu. Uyu Sawuli yari ahagije ngo akize Dawidi, ariko kwishingikiriza ku Uwiteka niko kubeshaho umuntu n'umukiranutsi, ukizera Imana. Imana rero izajya igukiza. Ba Sawuli barahari, mu mayira aho unyura ugenda barahari, aho urara bahaboneka. Za virusi zitaboneshwa amaso nakuganirije muri Zaburi ya 91 zirahari, ariko impamvu turiho duhumeka dukomeye, haleluya, nuko twamize ijambo rya nyiri ijambo, tukamenya kwizirika ku Uwiteka. Irindi somo ni ukumenya gukunda, gukunda umukunzi wawe, ukirinda uburyarya kuko n'amakimbirane abademoni banyuramo bagahitana abantu. Gukizwa na Dawidi agacishwa mu idirishya, hari isomo ririmo tuzaganira. Ndagira ngo nkubwire ko kuba Dawidi azi kurwana ntibyamukijije kuba uzi gukubita, kwica, kurasa n'ibindi, kuba uri umunyempano, gukina football, gucuruza, guhinga, gukora akazi cyane ntabwo bihagije nubwo ari byiza. Nubwo bakwita intwari ku manywa ariko nijoro wapfa uramutse udahungiye ku Uwiteka. Iyi nizeye ko iri bukuryohere ukumva Imana neza. Uyu munyempano w'igihugu abantu bose bemera yari ari guhigwa. Inzu yawe nziza wiyubakiye ntabwo ihagije kugira ngo ubeho. Ngiye kukubwira ahubwo ikindi kintu ukeneye cy'ubwenge, mwene data, mushiki wanjye unyumva, kugira ngo ubeho. Hari umuririmbyi waririmbye ngo mbeshwaho no kwizera Yesu, ngo niringiye imbabazi ze, ngo mbumbatiwe mu maboko ye n'umukiza unkunda, ngo nizeye Kristo nta bwoba mfite. Mose bari gukora mapu na Yosuwa yuko bazagabura igihugu cya Isiraheli batashye bavuye mu buhungiro, Imana ibahaye Kanani, bari kuganira uburyo bazagabana ubwami bagatera imirwa igihugu. Imana yarababwiye ngo muzambikire ahantu. Ndashaka kukurangira ahantu rero, ahantu watura ukagira amahoro, ahantu wahungira. Hari indirimbo twaririmbaga muri korali ivuga ngo hari ahantu abera bakura kunesha, ngo ni muri Kristo wapfuye akazuka, ngo uyu yabonye ku bwiza n'icyubahiro atari ibyo kugundira, ngo yambara akamero k'umuntu aca bugufi kugira ngo tubabarirwe tubone aho gutura. Imana yavuga ngo ndabizi mugiye gukunda imihanda, abantu barayikunda, amakaburimbo n'ibindi mugiye kubaka mugereke, ariko kuko nzi ko ibyo bitabakiza kandi niyemeje kujya matabara, munsigira ubutaka. Amarembo ya Rama na Nayoti muyubake neza, mukore igishushanyo. Abahanuzi banjye babaho, abatambyi banjye babaho, mujye muhabasanga, mugowe nzajya mbatabara. Hari abantu rero kugera ubu ngubu bakimpakanya bavuga ngo ese Imana ngo irakora. Imana irakora kandi imbaraga z'Umwuka Wera ziracyakora, ziracyakiza indwara, ziracyakiza abantu urupfu. Nta muntu wakwica Imana itabyemeye. Imbaraga z'Umwuka Wera Yesu yasize azamurwa mu ijuru ziracyakora, kandi Umwuka Wera ndakwibutsa ko ari Imana, kuko twemera Imana mu butatu: Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Iyi Mana Mwuka Wera rero, ubwo Mose yatabarukaga Yosuwa agejeje Abisiraheli mu gihugu, bibutse ibyo Uwiteka yavuganye nabo bari Kadeshi Baruneya, bagabana igihugu ariko basiga i Nayoti Rama. Dawidi amaze kubona mu gisirikare nubwo arwana neza nta mahoro ahari, amaze kubona mu bucuruzi nubwo acuruza neza nta mahoro ahari, amaze kubona iwe mu rugo nubwo yubatse ibizu byiza bigezweho nta mahoro ahari, yinjiye muri cya gihugu nari ndimo nkubwira cyitwa guhungira ku Uwiteka A na B. Imana ishimwe turi kwiga. Iki gihugu harimo gusoma Bibiliya, iki gihugu harimo kuririmba mu gatabo k'indirimbo, iki gihugu harimo kumva ijambo ry'Imana, harimo amasengesho, iki gihugu habamwe umutsima wa buri munsi, habamwe amateraniro yo ku cyumweru,
habamwo amasengesho, iki gihugu habamo kwegera Imana, habamwo gahunda za satade, kurepeta n'ibindi bitandukanye. Iki gihugu harimo kubaha Imana no kwihana ibyaha. Ibikorwa byose wakora, perimi wagira, degrees zose wakora, utajya ugira aho wicara ngo wihane ibyaha, uvugane n'Uwiteka wumva ijambo rye, uba ufite 0 ku 10. Kuko nta handi dukirira ni muri Kristo Yesu, ni mu gusenga. Arirukanka, umugore mwiza wamuteshwa, bari bamumutesheje kandi baramumushyingiye. Inzu nziza wayigwamo, waryama ukabura umwuka nijoro, wamara igihe kuri bomboni, ariko muri Kristo turahumeka. Hari abatabishaka, Imana ishimwe, nyikomeye amashyi. Muri Kristo turaririmba, hari abatabishaka. Muri Kristo turapagasa, hari abatabishaka. Tukazarinda dusaza, banareba nabi bagapfa mbere yacu, kuko Uwiteka ashoboye. Hari abapinze rero ubugabo bwawe, hari abapinze ubugore bwawe, hari abapinze ubusore bwawe, ubukobwa bwawe, ubwana bwawe, ubusaza bwawe, ubukecuru bwawe, bavuga ko ntacyo uri cyo, nta n'icyo umaze. Iyo twegereye Imana tugasenga, ikituremera ikibemeza, bakemera ko dusenga, bakemera ko burya twahamagawe. Ibyo tubiheshwa rero no kwegera Imana, tukajya muri cya gihugu ngiye kwita Rama na Nayoti muri iki cyigisho. Ngo yahingukiye ku marembo y'Irama, ahura n'umuhanuzi Samweli, barangije ngo binjira Nayoti mu cyumba cy'amavuta, bahamagara Imana. Bahamagaye Imana iravuga ngo nakubanjirije hano. Iyo twinjiye mu mwanya wo gusenga, Imana itubanzirizamo. Niyo mpamvu dukomeye, haba mu bihe bibi turakomera, n'ibihe byiza tugakomera tukavuga Imana. Bahamagaye Imana, iraza irababwira iti naciye renga nkumene, naciye umurongo utukura mwiturize. Sawuli ngo yohereza abasirikare ba mbere bafite ibikoresho bihagije, imbunda zihagije, intwaro zihagije. Baragenda na za bayonokira zireba kure. Nta ndeba kuri ruta umwuka wera, nta ndeba kuri ruta agakiza twahawe na Kristo. Wowe unyumva, urwego rwose waba uriho, wegera Imana ukiranuka, izakugirira neza. Abasirikare bagezeyo basanga imbaraga z'i Nayoti Rama zirahari mu bwuzuro, barahanura. Baryoherwa n'umunyenga w'umwuka, ntibataha. Yohereza ba kabiri, ibikoresho arabyongera, yongera imbaraga, nabo bagezeyo barahanura. Yohereza ba gatatu, abonye abasirikare bangana gutyo bagiye, aravuga ati ntacyo nasigara hano, reka nigireyo. Agezeyo ngo ku iriba ryaho ku marembo abaza umuntu ngo nta Dawidi uraha. Baramubwira bati yabura ate se kuba ku rusengero ari umurokore, yabura ate se kuba mu gihugu gisoma ijambo ry'Imana ari umurokore. Ngo aravuga ngo reka ninjiremo mukure mu ijambo ry'Imana yamenye, ninjiremo mukure mu masezerano yahawe. Nta muntu uzagukura mu masezerano wahawe, nta muntu uzagukura mu ijambo ry'Imana wamenye, nta muntu uzakwica, nta muntu uzagufatira igihugu, nta muntu uzakwangiriza umuryango, nta muntu uzagushimutira urugo, nta muntu uzagukura muri iyo korari mu murimo, nta muntu uzagukura mu buzima. Ahubwo gorora amapine, gorora ibirenge, hagarara neza mu gakiza. Sawuli rero dusomye umurongo wa 24 ngo ahageze yiyambura imyambaro ye yose, bivuga ngo yemeje ko atakiri umwami, ahubwo imbere ya Dawidi basuzuguraga. Dawidi niwe ukomeye, ngo ahanurira imbere ya Samweli, imbere y'abashumba, arambaraye hasi yambaye ubusa, yiriza umunsi akesha ijoro. Nicyo cyatumye bavuga bati mbega Sawuli nawe ari mu bahanuzi. Ndagira ngo soze nkubwira ko iyo tugendanye n'Imana tugasenga, tukizirika mu ijambo ry'Imana, Imana igiremo icyemeza ibiturwanya kandi ikabihiyerekwa. Gideyoni niko byagenze. Abarwanaga na Gideyoni nibo bihanuriye ko azabica. Nta mwanya Gideyoni yari afite wo kujya kubahanurira ko agiye kubica. Wivunika, egera Imana, ubi Nayoti Rama bisobanura kuba mu ijambo ry'Imana, bisobanura gusenga, bisobanura kwereka Uwiteka urugendo rwawe. Ukuremo ibyaha, niba utarihana wihane. Hari indirimbo ivuga ngo niba ushaka ko tujyana mu iki gihugu cyo gusenga, gukorera Imana, kuvuga Imana neza, ihane, wihane, wiringire Uwiteka gukiza ubu.
umutwaro wikoreye w'ubusinzi uwureke, w'ubusambanyi uwureke, kwiba, kugambana, kwigomeka, kudaterana, kurwanya Imana, kuvuga Imana nabi, ahubwo nk'uko nabikubwiye ejo hashize, amahirwe Imana yaguhaye uyakoreshe mu kuyivuga. Ijwi ufite urikoreshe mu kuvuga Imana, amafaranga ufite Imana iyaboneho, imyambaro yawe Imana iyiboneho, ibitekerezo byawe, imishinga yawe Imana igaragaremo. Ibindi bitangaza Imana irabigutwaje, kuramya irabigutwaje, kugira umugisha irabigutwaje. Byarangiye Sawuli atahiye aho atajyanye Dawidi, ahubwo yemeje ko Dawidi ari umwami, ari umuntu w'umugabo. Umwuka wera akora imirimo ikomeye, niwe wemeza abantu kandi ava mu kwiga no kumva ijambo ry'Imana. Urifuza ko Imana ikwemereza uburwayi bwari bumaze igihe bukora karasisi wawe? Urifuza ko Imana ikwemereza ubushomeri, ikwemereza inyatsi, ikwemereza ibura ry'ibitotsi, ikwemereza icyaka cy'inzoga n'ubusinzi n'ubusambanyi byabaga iwawe ikaguha amaso mashya, ikwemereza umwuka w'ubwoba no guhahamuka bikava iwawe ukajya wumva uri kumwe n'Imana ukumva uzabaho? Uwiteka afite uburyo bwo guhumuriza, akakuremamo ihumure ugakomera, ukaba umushumba muzima, ukaba umukristo muzima, ukaba umuturage muzima u Rwanda rukeneye n'isi. Urumva ushaka guhinduka, ukumva Uwiteka muri wowe? Fatanya natwe gusenga Imana. Uwiteka Mana Nyiringabo, se w'Umwami wacu Yesu Kristo, uri Imana ikomeye, uravuga bikaba, ugategeka bigakomera. Mwene data mushiki wacu yumvise ijambo ryawe, yumva hari impinduka ashaka muri we, impinduka mu misengere, impinduka mu mikirizwe, arashaka kwihana agakizwa, arashaka kuzajya ku rusengero bakamubatiza. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, nk'uko wakijije Dawidi Sawuli biturutse mu kukwegera. Uyu mwene data ugafashe umwanzuro wo kukwegera kuko yabonye nta handi yakura amahoro, mu bizu bihanitse ntayarimo, mu bimodoka ntayarimo, mu bifaranga ntayarimo, muri za manda zitandukanye mu mirimo akora ntayarimo, ahubwo aratekereje abona kukwegera ari byo bifite agaciro. Ashyize hasi ibyo yiringiye, ibyitwa ibinyambaraga n'ibisa nabyo, aretse imirimo y'ubugome, kugambana, kuroga, kwiba n'ibindi bitandukanye. Kandi yari asanzwe akijijwe bamwitura, ariko aretse kurangara yemeje kwinjira mu ijambo ryawe agasenga. Muha imbaraga zo gukira, mwomora ibikomere n'agahinda. Yarihebye agira ngo amasezerano yawe ntagisohora. Tanga imbaraga ku muntu wese utwumvishe akumva umutsima wa buri munsi w'uyu munsi kuri status cyangwa eta cyangwa ubuzima yari arimo. Umuhindurire, umuremere, kuko uri Imana ishoboye byose. Imana ifata abantu ikabagira abagabo n'abagore beza, ifata abanyeshuri ikabaha amanota. Uri Imana ihindura amateka, ukarenganura abarengana. No mu nzu z'imbohe ugerayo ugatabara, ugahindura imitima y'abantu. Ndagushimiye kuri Imana itugiriye neza kandi ikaba iduhaye umunsi w'umugisha. Iri jambo rizagira umumaro ku isi, rizatabara abantu bahinduke, buzure umwuka wera w'ubwenge no kukumenya, kuko muri wowe niho hari ubuzima. Ndagushimiye ko wumvishe gusenga kwacu kandi ukaba ukoze amateka ku muntu twumvise, ukaba umuhinduriye amateka. Icyubahiro ni icyawe none n'iteka ryose, urakoze. Amen. Imana ibahe umugisha. Heavenly Father, we come in faith. Almighty God, we call your name. You change the story, you break the chain. You lift the weak and you heal the pain. You love us first, you fight for us. When fear speaks loud, you keep us sure. Every secret plot, every hidden dart, you see it all and you guard our heart. So we lift our hands and we stand in trust. Your power is
transform our lives in your holy name. Cancel the evil, put shame to shame. Heal every body, restore every soul. What we have lost, make it fully whole. Where something died, let it live again. Where doors were closed, let them open then. Every waiting prayer, every whispered plea,